Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Turashima Imana ku bintu byinshi Imana yakoze, Imana ihimbazwe. Ndashima Imana ko Imana yagiriye abantu benshi neza, nanjye ngize igihe mu kivi cy'Imana, Imana yaragiriye neza. Abantu nigeze kudasenga ngo Imana yagiriye neza mwaka nanjye uzonibuke. Asenze amasengesho y'ubutandukanye, asenze amasengesho y'amatakirangoyi ahantu Imana irayumva. Cyane ntabwo ahantu bita Sonavata nasenze amatakirangoyi indumi yanjye zotera muri Kivu, ari Imana irayumva. Ntabwo ari muri Bakongo. Senga amasengesho iyo kugira ngo imara agahinda ku mutima irayumva. Senga amasengesho y'inzara, Imana underera abantu irayumva. Senga amasengesho Imana ihindura amateka, icyo ritagatinze iracumva irayahindura. Senga amasengesho yo gutura mu ifi, uturefu irembera n'ubundi mvugo. Imana nayo yumvise. Senga amasengesho yo kubashishwa kuja mu kw'Imana, Imana iremera. Ubu nyine isenga amasengesho kugira ahandi hanakangahage nzotaramira hamwe akanaha naho n'abahagaze henshi. Senga amasengesho yo kubigumamo ibi, Imana iremera. Senga amasengesho yo kubashishwa n'Imana kuvuga ibyayo iyo ndabona amatara kuko ubwoba bwanze gushira bw'ibyahise. Kuko Imana n'imeze yakora nk'ikiraka ntawe umenya, ariko inzagaruka nkabona ko yemeye, ariko inzamemera ko yemeye ndaje. Iyo sejuru zamure uri kwe twamwemera kwe. Tumwe abantu turi hano n'ikiziba kiri imbere yanyu, ikiziba cyose ariko Imana yasubije ihimbazwe, tuyifite konfiyanse y'Imana. Baravuga sana kiba Imana ku bakozi b'Imana benshi, Imana iciriye inzira vuba bakava muri Afurika. Amasengesho yo gusanga imiryango, amasengesho yo kubumbana n'imiryango, abapotere bombi bari hano baje vuba rwose. Satani yadutambitsemo imbere bushize, twari tuzi ko tuzabona amaterano cyabereye imyarazo n'ubushize, ibyitambikamo. Buriya Satani iracyari ino kandi ndetse n'iwayo ino niko bashitani iracyafite manda. Imana nizi manda yayo ikituriho, ariko iracyaturiho bikomeye cyane. Mudoshirwa ubuva tugana kwirera mu bantu ubwayo ni igitangaza ntiyoroshye, ariko ni igitangaza cyatsinzwe n'igitangaza. Twizeye turobaye tumeze neza. Bwana asifiwe sana. Turashima ikaze ryanyu, turashima n'ubutumire mwadutumiye. Twagomba twisigure, ejo narisiguye nababwiye akajambo ko kwisigura. Kagasubiremo nababwiye ko ntacyo umuntu yonca mu batumire, ntacyo umuntu yonca njyewe mu batumire babo, ntacyo. Nawe niko wabungaya ntubire muri wowe wenyine, abantu benshi kubarangaya ntubire muri wowe wenyine. Ntabwo turambwira gutya gutya duhuye muri mwiza, ubwo twaba ari mwiza si wowe wenyine, n'abantu bose barabona, abantu bose icyo kintu cyangwa bose n'amahanga ntabwo muri mwiza, niba barabwivutse ntabwo madamu tarambwira muri mwiza nari mwiza nimba adabitekereza kuko ndabona. Ariko
abantu benshi bambwiye ko bankunda kandi usarebe uri mwiza aroke uri mwiza se mu mugabo wundiho twiba dufafanga tugatwebwe mu bana ariko ndagukunda ndayifite muri repertoire ndayifite umutima no muri telefone n'ahantu henshi abantu batanga akarorero bambwira ko bankunda n'abandi bato babo n'abandi usanga no muri mwe gato umuntu uvuga ko ankunda ariko uri mwiza wapikuse takantu rero umuntu utundi undi ko amukunze kandi wenda atari mwiza bigaragara ntamubaza ashimira rero tukaza byanyu ntacyo banciye ngeretse cy'Imana yanciye mwami Yesu abagiriye neza amen. Reka twihute rero tuje mu ijambo ry'Imana kuko umwanya ni mutoya sinumva mwese mubarangize hari inshuti zo hambere izavuba ndashima kugambishije cyane aheruka iwacu vuba muri Yota ni ukuvuga ngo nari nimikiye reka kwirikira murabona kwirikira yaragana nimikira n'umuntu kwirukizwa yakoze rwose iwacu kubera ko miyabino ababona akanmentorera iganje kuri mu biblioteke ya generation yacu umuntu umugana warasubisa abantu bari mu dobeni no gutuma nibo bamuzi bonyine abandi bose n'uburyo bw'abandi ariko ni umugana ntabwo no kuvuga neza ngo tugomba kuzavuga neza rwose ndetse umuntu umugana warasubisa nawe umuvandimwe utuma ko apotre utuma ko tubonye umusaza muri kino gihugu cyabonye umusaza ukomeye barasubisa tuzahuba kenshi tuzakamisha ibyo nyinshi kuri Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuze guheza abandi gahunda. Dusome mu Baefeso ibice 2 umurongo wa 10. Bashimana kuba mushiki wacu n'agaciro avuye muri Afurika vuba umugabo we n'inshuti yanjye yakera cyane mu gitaramo bamwe Ruhanama ko Imana yabakiriza mukaza umuryango wiwe hano rwose neza agaciro gakomeye Imana agiriye neza muvandimwe umuyeze ishuri ya business ubonye birahindutse ari muri Ruhanama famille zikajya hanze n'umunyepolitike wa Kongo akamuna ko famille n'utababwiza n'abandi n'ubutangara indagakomeye kuri Imana y'umunsi wacu n'ibisineza ariko Abefeso ibice 2 umurongo wa 10 tongera dusome no muri Tito ibice 2 umurongo wa 14 hanyuma tuze gusoma hari ku kagabanda kiri kuri teme aho muvandimwe arangije gusoma muri Yohana ibice 15 umurongo wa 14 biravuze ngo Abefeso ibice 2 umurongo wa 10 biravuze ngo kuko turaba yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo amen. Dusome hano muri Yohana ibice 15 umurongo wa 14 muri inshuti zanje nimukora icyo mbategeka singibita abagaragu kuko abagaragu batazi bose ujakora ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje amen. Dusubire haruguru gatoya ku murongo wa 4 umurongo wa 4 aravuga ngo mugume muri je nanjye ngume muri mwe kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwabyo ritagumye ku muzabibu niko namwe mutabasha nimutaguma muri je amen. Bwana asifiwe sana.
Imana y'umugisha w'abavandimwe bavuye Tennessee, bavuye Ohio, rwose tekereza ko ari impamvu z'ubutumwa bwiza n'urukundo bakunda ivugabutumwa. Rwose Imana y'umugisha bamugisha cyane. Abigoye buriya mu materaniro kudondagura abantu bose mu mazina kareka abandi fata umwana, ariko mwese murabira ngo mwese bimuka. Bwana asifiwe sana. Turaganira ku murimo w'Imana. Umukristo n'umurimo. Umukristo n'umurimo w'Imana. Umukristo n'umurimo. Umukristo n'imbuto ziwe. Ejo twaganiriye ku ijambo ryo kuba inshuti ya Yesu. Tuganira ku kuba inshuti ya Yesu, kandi ko ntawabigizemo uruhare rukomeye. Yesu yari yabikoze arabirangiza, zo kuducungura, zo kudukura mu byaha, tutahana ubwoko, atubira ubwoko. Ariko bukeye agakomeza kubana n'abigishwa biwe, nyuma arababwira ngo kuva ubu nyine ndahinduye mbese inshuti. Nta kigoro kabayeho ngo tube inshuti za Yesu, keretse ko yabonye ko gusa abantu bagenda gute bamuteze amatwi. Abamuteze amatwi y'abakiriya akababwira ngo kuva ubu nyine kuko mwumvise mbameze inshuti. Ejo dushyiraho amatangazo avuga ko umuntu wese urumva iyo jambo ry'Imana arishimye uri inshuti ya Yesu. Hari abantu batarumva ko Yesu ababwira gutyo, tube mu rwego n'abandi bantu bababwira ko ari inshuti za Yesu. Twatanze itangazo tumenyesha abakristo bose ko umukristo wizeye Imana agakora ibyo gukiranuka inshuti ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bibiliya uhereye mu itanga ijambo ry'Imana ryatumwe ku bantu. Ijambo ry'Imana Imana yasize muri twe. Bibiliya ni Imana muri twe. Bibiliya ni constitution y'ijuru. Bibiliya tukiri mu isi abayize ituma tuba mu ijuru turi mu isi. Ituma tugira imitekerereze k'iyo batuye mu ijuru. Ituma dukora ibikorwa k'iyo batuye mu ijuru. Ituma tuba mu bwami bw'Imana tukiri mu isi. Bibiliya niyo izituma twiyambera tukaba naturalize, tukaba abenegihugu b'ijuru tukiri mu isi kubera Bibiliya. Bibiliya niyo idutujije mu bwami bw'Imana. Nta yindi nzira, nta zindi ngabo, nta zindi ntungamubiri, nta zindi ntungamwuka tugira, nta kindi wotererwa, nta wundi muzari wokonsa kugira ngo ube umwenegihugu. Muri iyi si nta kindi kintu cyo gusingiriza ubumana keretse Bibiliya y'Imana. Bwana asifiwe sana. Atukuze milele. No
umunyamurenge kuvuga ngo woroshye umurimo ukabwakira mu kuva muri rute perezida mu kuvuge mu bantu wabakiye wa Bwana sifiwe sana. Ibintu byose Imana yavuze bikaba ibyo bigira umurimo byose, ariko ibintu byose Imana yaremye yararemye byinshi muri iki Imana yaremye cyose nicyo kigira akazi, na ibintu byose yavuze bikaba ko ngangara nibifasha ibyaremwe. Birenze ngo mbere na mbere Imana iravuga ngo umucyo n'umuntu, iravuga ngo umucyo mube umucyo uraba, iravuga ngo umucyo uraba, iravuga ngo ubutaka nibumere mu mazi, umuku habaho utubande, amazi amagenda gutya, amwe hamwe hasigara ubuto bwinshi hagadahabona akadutumiza amazi, ahandi ihasiga ibenga, ahandi igatambuka ikahabikana ngo biri naho ikomeye ikabona ku muzuko n'ahandi wasangamo mwese muvuga ngo usingombe ni avi iriko kuri zuzi natangara izo zuko zingana zose uko zingana zazuzuzwa n'amazi, ariko bakabara gushika mu mazi menshi zikuzuzwa n'umuyaga. Izo zuzuye uruzi nabonye runini mu maso yaje ruta izindi zuzu zose ni Fleuve Congo, nicyo niyo nabonye nini nabo ngo ni Fleuve wabaye Fleuve Congo ukiri ikabaro uzayambuka na tren, ukiri ikabaro hari n'inzu uzayambuka na tren wagera imabungu n'isere uja Brazzaville ukayambuka na bato hari rukihanukenda gusa gwinjira muri Atlantique nuko ugamba rugindi arabiki rugeze muri Atlantique ugamba usuki nayo nta nuko ti abuko bosuma kandi ukwenda ndorome gutwara amazu n'ibisagara nuko abandi bo hinga bone neza kikakemukana niko bimeze, ariko ukabujana mu nzira yawe ugatura mu mazi giti nuko narubuzi pembe ariko muri hano wanasifisa iravuga ngo hano habaye ubutaka, ngo hano habaye inyanja, handi hose habaye ubutaka. Ni ukuvuga ngo Imana yise ubutaka n'ubutaka kuko Imana ivuze ngo habaye ubutaka, ahandi yise inyanja ni inyanja icyo gihe n'ubundi kandi nuko ibyo bimeze. Wanasifisa nyuma yo muri 1946 iravuga ngo noneho tureke kuvuga ngo bibi, noneho turi mu muntu iri mu muntu irangije imuheza ubutegetsi, imuheza autorite, irabwira ngo wowe mukuru uzotegeka ibiri mu mazi, ufite ububasha buri mu kirere, buriya abantu bayoboye bose bezwenyine, ariko ntekereza ko bimwe ntibakibigenda kubera ko bakoze amakosa muremere. Ibahereza ubushobozi, ibabwira ngo muzotegeka iki, muzongera gute, irangiza ibashira ahantu mu murima, irangiza ngo ahangaha muzahatura, muza mutema jaride, muza muhitaho, ubundi kwera ni afere yaje hazera kandi muzababara. Umwana w'umuntu ahura n'uburiganya bwa Satani. Bwana sana uburiganya bwa Satani bwahereye muri iri nabugingo n'ubu twumuntu ntibwigeze busigaye. Satani ntiyatsindiwe iriya barangiza abakiri mu isi bose kubera ko kuri cyangwa umubiri watsindiwe iriya umubiri n'ubundi ucunguye uko wakabaye, nta mubiri n'ubwo ngutuye mwitana muri akabaru y'umuryango wawe umeko bw'umwaka utahuze muri iya buriganya ngo basanga ari muri ishuka iri hejuru. Rero hagati y'abafi nagiye gufungurira ahantu hejuru nkabagara rero ndasanga bene neza ukundi muri etaje 22 hari muri iyo resitora
kandi iyo namuhenze agakora kamuje iwacu idolari ndaganira umuntu akundaga kutwitaho hariya dushyizeyo umubiri wawe undi isosi yawe ni ngombwa bose bakutaka bose ni ngombwa bose ntabwo itawe mu biteye n'etaje ni ngombwa ko ibikoresho byose electricity yawe niyo muri basement ibintu byose ubwo abantu babesha abandi kimwe ngera yo sibayo hariyo pisine hejuru ndata amazi hano kimugiririya ariko amazi ari iyo muri pisine ubwire icyo kimwe ntabwo ukabwira rwacu ni rwose abagendera abandi neza rwose bagendera abandi neza nuko umwana w'umuntu amaze gucumurira iyo nabona ko rero nta aje nta rwe nta fonction nta biro nta sina no kwita ngo satani tijya gukota umuntu yo kumurera yo kuvugira ko yo gukora mu kandida kabisa yo uri nk'abandi bose lefete ko tukiri mu mubiri twese tukiri mu mubiri ni ukuvuga ngo turinzwe n'Imana udakubwiremo n'ikindi ngombe mu kindi turinzwe nayo Imana imibiri yose uko ingana iratanga munsi y'itegeko ryo kubara ku mwana w'umuntu acumuye kugeza ubu nyine ibihano yahawe yaracumuye ntabwo birimo n'ubu bituriho ibihano umubiri wahawe muri Edeni w'Adamu ntabwo birimo n'ubu bihano biri mu mubiri ntabwo birimo n'ubu ntabwo biri n'umuntu wigeze worohe yarabwiye ngo kurangwa muzobone ifu n'amazi yo kwandika bihure muzobera bike kugeza ubu nyine twese nuko subuhe ino hari ibinyo byinshi nendo zibibona atarusha umukobwa urugero haba byinshi yego umuntu amushyira ku meza mukabona ngo Imana yarasubije ntacuyemo amazi n'ubwo wibunda amazi gucumba honyine ubuza hariya wafashe ubutaka wakera wawe wihanaguje ibitunga umubiri n'umubiri ubwawe byonyine bishaje umubiri wowe urambika mu ishuka y'umwe ukaborosa imwe ugasibaho bakaguhereza umupira umeze nka serumu utabara ukanabongera ibiryo mu mupira wo kwinagura iyo woza wakunda iyo ukivunagura ukiruhutsa wogira amakonyage wowe wari wagira n'abagwanda usohoka umubiri ni kumeza wose ukomeze uri muri flashi ntabwo uritotonohera muri isi yose ntabwo uritotonohera ntabwo uritotsibirwa ntabwo uritovunika ntabwo utatotovunika ijwi ni ukuvuga ngo ntabwo uritotovuka ntabwo uritotovuka mu isi ibinyamubiri byose ibi bitakorera ku munsi w'Imana biri mandate igihe kirabiki ariko uyu mubiri ni ambaraje ibikomeye by'ambaraje ubu ni ububiko bw'ibikomeye by'Imana ububiko bw'ibikomeye by'Imana ububiko bw'umugabo utazoguhisha amatwi azayumva akomera kumva ntabwo ararenzayo umutima uzubika Imana ntabwo ari uyu nguyu uva amaraso y'umwe uwo muntu w'imbere muri twe si uyu nguyu atukoze bwene ni ukuvuga ngo Imana yabwiye Yeremiya iravuga ngo nakumenye barasize sana ngo nakumenye ntarakureba nakumenye ntarakureba kandi ngushingaho n'akazi nakubwiye icyo ukora ntabwo ari byo abumenye Imana ntabwo ari amayeri y'isi ntabwo ari akintu ntabwo ari diplome iri guhesha aho guca n'umuntu w'Imana icyo ukora Imana yakumenye ngo utarabaho ngirangiza igushinja muri icyo uzakora ni ukuvuga ngo wowe n'umurimo uzokora muraresha mu mateka wowe n'umurimo uzakora nta kintu kindi
umurimo wa kera kugira ngo ukora wa kera solo ahubwo wagereje umurimo nimba utekereza ko uza kuta umurimo ahubwo wowe umurimo wa kera ufite retane uri guhabona gukora hato tuzumire Satani iyo kurwanya unataka gukora kimwe haba kurwanya kimwe Satani agira amazina menshi yose mabi kandi kugira ngo umuntu yumve neza iyo mutuka mu bitutsi ciwabo ariko n'uwita Satani ntabamushekereye tugana wigura mushaka Satani bitutsi yitwa Satani usagiriza ni Satani ngo yorohewe nubwo wita bitwenge ntazorohewe nubwo wita n'amazina yose nubwo wita gikundiro Satani kibizamurira nubwo wita kabutindi n'umugirira inama yitwa Satani ni sekibi nyina ngiyo sekibi Satani ntabwo n'ubundi kandi ubwenge bw'umwana w'umuntu bose uko bahagana mu isi nta muntu n'umwe wobwira Satani inama abantu bose bahuye abanyabwenge bose abashimisite bose abantu bose bize high-tech bose bahuye matematisiye abaprofeseri b'indimi bose begeranye Satani yuzurika igasiga ihamiriye ikazibasura okay isi yasiziritse ntabwo muzi uburiganya bwa Satani n'ubwenge bw'umuhinde ariko tuzingurira uburiganya bwa Satani iyo tugiye gutubuse tukava mu bwenge tugateruka mu kwizera Imana iyo dutubuse mu kwizera Imana ushaka umutima icyo gihe tuba tuyicitse ibindi ni ukabakaba izigati bafata aho tuvuye igati bafata aho tuvuye barafisa barafisa umurimo wawe ntabwo wowe uwuta ahubwo wawushyiriweho mbere ko iminsi yo kubaho kwawe itaraho Imana yagushyiriyeho ko uzabibasha biyavuga ngo twebwe ngo turabona Imana ize gute yaremye turabona Imana yaremye ariko twituremera impamvu Imana yaturemeye imirimo myiza ariko muri Kristo Yesu hirya ya Yesu ntabwo ibibazo iruhande rwa Yesu no hino no hirya no mu mbavu zose uciye ku ruhande nta muri mubayo ibi bindi byose bishuguri gusa n'ubundi hirya ya Yesu n'ibindi bishuguri y'abazenda izi ni dalili gusa z'ingaruka ariko kuko hirya ya Yesu nta muntu imirimo twitegura muri Kristo Yesu uwambere wibanze ni nawe imirimo biravuga ko ari umurimo ni nawe imirimo no kwizera uwo murimo uteguze nimushaka mwibikira mu ntebe umurimo wo kwizera Imana ni wo murimo ni nawe imirimo iyo umaze kuwushyiraho ifatizo ukawurambika hasi nk'umusingi ka fondasiyo ikomeye itinze iriho amafaranga uwo murimo wo kwizera uzabona kugarika iyindi mirimo yose igafata ikabona ko ari imirimo yo kwizera ikabona ko ari imirimo y'abera ikabona ko ari imirimo yemerwa ku gitabo cy'Imana imirimo yemerwa mu Imana yawe yo kubaho imirimo iresha nawe serotuna iresha nawe kubaho iyo mirimo itanga iyo muri Kristo Yesu itanga muri Kristo Yesu uri mu mwana wawe Imana irishana ntabwo ujwe ari umukinnyi w'abamuka amashami yacu menye muri byose ninga n'umuntu ko Pedimondo yabihari hano muno nabo bakina aho hasi nukuvuga ngo usinda cyo kuba watsinzwe ntaho biri recorded ko nabo basinze ko Pedimondo ni hano muri Kristo Yesu ni wari umukino inyuma ya Yesu Bwana Yesu ariko imitima yabo irikonekite ku Mana ariko amaboko yawe n'imitungo yawe tibiri konekite ku kwizera kwawe niba amaboko yawe atanguye no kwizera kwawe uzogenda ugenzura ko Kristo urapfuye ni ukuvuga ngo tugomba gukizwa imitima tugakizwa no mu mitungo yacu tugakizwa n'ibyaha ugakizwa n'ubugingo bwawe n'imitungo yawe n'umuryango wawe
n'abaturanyi bawe. Imbuto barasufesa, imbuto nicyo kimenyetso cyonyine kidutandukanya n'abapagani. N'ibindi byose rwose wo kwishushanya, ariko ni wo kwishushanya ngo wowe imbuto z'abakristo, si wo kwishushanya. Wo kwishushanya wowe bakakuzi twabwira izina ritari iryawe ryo kw'isi, ariko si wo kwishushanya mu mirimo. Kandi gushushanyije mu mirimo ni noneho nyine, ariko mu buzima busanzwe ni wo gushushanya imirimo y'abera mu mwanya, wowe ushushanya imirimo y'abakristo mu muhanda, wowe ushushanya imirimo y'abera muri kampani, wowe ushushanya ahantu hose mu mirimo. Mu mirimo niho honyine muri balance, niho duhagarara inimero zikimarika ko tukishimwe cyangwa tutakishimwe. Niho honyine tugomba guhagarara ukabwira ngo uyu muntu arakishimwe. Satani ni umwanzi wacu. Iyo aguhiye, iyo akurebe, n'ubu nabwiye ngo n'ubu nimuta no muri birimbandi indirimbo irabungwa aririmba ngo yaratwimanye ngo Yesu ibyo kuvuga byumvishije byavuye n'isengesho gasenze kera ngo nageze kumva abantu bagize ikintu cya misunderstanding, mbona abantu bahushije kumva ikiyaremye. Nimba ariko yayihimbye yarushije, nimba atari yayihimbye abarimo baje gutandukanye. Rero abantu bose bari kumenya amashi yaratwimanye uwo Yesu injuri ibihumbi n'ibi. Abantu bakora none yabimanye inzara, yabimanye amasasu, yabimanye abarozi, yabimanye iki riye cyo cy'Imana bimwe. Imana twimanye mu bitwosha, Imana twimanye mu bitwosha, Imana twimanye twaseba, Imana twimanye twipusuzi, Imana twimanye imbaraga z'abafata, Imana twimanye mwisi y'umwuka cyane kwanje, Imana twimanye kandi ibiti bidushinja ukuntu Imana twimana mu mutima ubwimo n'ubwo bwimamwe na ibibiri yo expose abantu, imibiri expose utishwe n'ikuzi humanity, imibiri ntibabari, imibiri ntiteyimana. Imana zitwimana ikatwimanira ikiri mu nda yayo, Imana zitwimanira agakisera k'abantu, Imana zitwimanira ubutunzi bubitse mu nzara z'ibumba atukuze bwayo. Imana zitwimanira ibiri mu nda, Imana zitwimanira ibiri mu mitima. N'iki Imana yatwimaniye cyose uwo Yesu yaratwimanye, kandi Satani arabizi inshuro ibihumbi ko yaduteze inshuro zitabika. Nabwo umuntu tuba twimukira yatwimanye itwimana mu nzara z'abandi, yatwimana muri social media wayabikora, iratwimana ibikorwa baduteze mu barazani kanisa no barazani izigiri mu bari, ariko zibasengeye kandi Imana ngo twinde ibintu hanze yawe. Uburenganzira umuntu wese agusaba kwibikodinga ngo ibihikwanye, kandi ukamufungura cyangwa ukazubika ikote cyangwa ukamwegereza ugakora imihigo barabona ko nta kazi kandi bakimona abantu bose bakakumenya. Ariko mikoro ihamya Imana itavuga ibyo Imana yakoze, itanendera abantu inzira gusa kw'Imana. Imana izovumutse iyo ngiyo zivuruke iminyisi iyo Imana zose ikomeye iyo ngiyo zose ziri inyuma y'inzu y'Imana, izose zo mu mbaraga zayo n'ubukara zizobedera iyo ngiyo atakoze kure. Hari indi jambo dutegereje hanze n'ayandi mashi n'ayandi mu Imana yamutegereje. Iyo guhaye agaciro mu Imana, iyo ni isezerano y'abakorera Imana. Yarabwiye ngo umuntu nakorera. Yesu yarabwiye bari muri pose atetere pose, arababwira batuje, arababwira ngo ndababwiza ukuri je kugarati umuntu nakorera data azamwishyura garanti muri pose ndagaza, arababwira aritonda umuntu nakorera agira gute akurikira umuntu nakorera akurikire atakunze mirene tiwokorera Imana utabikurikiye, tiwokorera Imana umutima wawe warasigaye, tiwoza mu buryo bwawe ni fundraising ushite mwiza gukorera Imana mon frère. Ni nyuma y'ubuki tuzaza wita muri fundraising utarabije ikibanza mu kwizera ukiza, ikibanza mu kwizera ukiza umaze kwizera ibintu bijyana na mbere kunisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ibyo utunze
kumenyereza kuri kiri iyo kumenyereza kuri kino noca kumenyereza ku kiri iyo ukuye kuri iki zikukura ku kiri kuzongeza ikuri imbuye niyo tajya kuyikoresha hagati ya satani no kubwirwe no kwibuka nibora naniwe niba yakuranije ibyo gutanga amaturo ashyize kakuraniza kuba gutanga icyacu gishinzwe kubera ko ngo tuwutanga kuri uwo ufataye mu gutanga amaturo kuyine gushaka usanzwe ngo akazi k'akaguzi bagatanga icyacu mu mwaka kabisha kuraba mu mwari matatu mu cyangwa basa bidodoro bwe uva kubwira wahuye n'umuriganye wa satani arangije amena n'ikigega cyane ubwira ubwira agenda gishoka inyuma yawe ubwira utagisakanurira iyo uciye ibyo bwatwiragara ariko icyo cyose ntikureke irakujyanye ajya mu prinsipe yose wagiraga yose kundi Imana ajya mu mahame yose wagiraga yo kundi Imana igende gukura kuri rimwe no ngo kikukure kuri ibi gahunda yo kukumisha ku mwiti mutwe wa programu cyuye badabwira icyacu cy'umuntu babwira amakuru y'umuntu babwira ko tunafiumve ubitaho naho kritika ngo ufatika nabi ukosora ibibazo ugize guhindura umwiti ariko si icyo gusa izo gushidika gutya muri gahunda rero ndahata ikiza cyaba kandi no kwiba no kwishyira ariko no kwiba buriya gukundura rero zo n'ibintu kwise ariko birimbura mu kwitera no kwakura kwaje kwatera amanyanya niko kuri kwasata niko kuri kujyamba nyina bakubwira mu bandi satani baragakwiye kuri iki gikorwa zo gukora kiza cyo muzima ukumva ni bisanzwe yasize gutera desteze kuri icyo ariko ndikurekera izo uhiga kuzagaza ukoze amarorerwa yose kuzagaza ukoze bidakorwa kuzagaza ukoze bidakorwa kandi bimwe na satani kimupfa bitamenyekanye uzobikorera mu ibanga bugorozi uzi wiga uzotega indege uje kurekura amanyanga ariko amaherezo satani kiziko izo guhemba kutumenyesha ko wabaye uzomwana uzagira ipfunwe ryo gutuma n'abana satani yemera gutera ikikura kuri kimwe cy'umurimo w'Imana akaba yakubwira utabasha kwera imbuto z'abera iki na kiriya igenda igukuraho ntugire ngo ntabwo aya mahoro wageze mu mutima ni nk'ayandi eva yageze n'Adamu bageze amahoro ya kanisasi bamaze kujya ku kintu umutima yaramushije nyuma yaho yaravuye mu mwiheje ngo twari muri za mitini ndababwiye ngo twasanga turi kugira ni ukubera kuko bari bishimiye iteko ry'Imana Bwana asifiwe sana. Turasoje rero mubwire kuko dufite impamvu zituma tukumira ku mukiza dufite uko twabonanye Imana bituma tutayibaho Rusi yavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo mwingingira gusa Rusi hano turi hari umutarusi bwira mugenzi wawe hano hari umutarusi hano hari umutarusi ufite inshuti mbi ntabwo tubajeje ingeso mbi iri hano cyangwa yasinze ufite amawazo mabi y'inzamuka utahoka kera ariko kumenyereza ubuzima akakumenyereza kudakirana akakumenyereza gutera imbuto aya mawazo mabi arakwinjira buri munsi kugira ngo ubashe kuba nk'abandi bose niyo gahunda ya satani ariko bakubwira kino kintu kimeze bwira satani ngo ntacyo utandukanya mu rukundo rwa Kristo sinzara yo ntabwo bifite sinzara samakuba sibya si ugupfusha si ukubifuza ntabwo gutanga urukundo rwa Kristo bavandimwe ntabwo isi ihagaze n'umuntu ubona ku isaha zanyu ndizi ihagaze kandi ndizi ihagarara isi ihagaze icyo Imana yavuze kiregereje ubugingo bwawe ukomeze gutinya Imana kake umugambi uri muri imbuto kubera kuko Imana ifite umwanya na mukeya wo kubeshaho gutera imbuto ahubwo irabiyongereye ngo wenda uzere kutabukera ugende mugambira kwera imbuto ubugingo bwanyu bugomba gushimira n'Imana kuko niko kwikorera kwanyu ni mwitange tange imbere yanyu mutange imitima mutange ututuze umuba w'Imana mukiranutse Yesu w'umujibu ababwira ngo bakijambo ry'Imana